nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana reka bikomeze biganze mu mitima yanyu. Ndabakunda ariko Imana yo ikabakunda cyane kurushaho. Nitwa Pastor Musafiri, ministeri yitwa Gerizimu Ministry. Mbahaye ikaze rero mu bisobanuro byacu byo gusobanura inzozi, byo gusobanukirwa inzozi zacu twarose. Twese turarota, rero mbahaye ikaze kugira ngo dufatanye gusobanukirwa izi nzozi zacu twagiye turota. Uyu munsi ndasaba kuvuga ibisobanuro 12 byo kurota wambaye imyenda ya gisirikare. Wigeze urota wambaye imyenda ya gisirikare? Ndashaka kuvuga ibisobanuro 12 bisobanura kurota wambaye imyenda ya gisirikare. Imana yacu ikomeze kubana namwe, ubuntu bw'Imana bukomeze bubagoti. Hanyuma munyemerere twinjire mu busobanuro. Ndavuga ubusobanuro 12 nguko nabababwiye bwo kurota wambaye imyenda ya gisirikare. Ariko mbibutsa ko niba ari inzozi warose ujye uzandika muri komanteri, ndagusezeranya ko nzajya mpita nzisubiza. Nzajya mfata akanya nzisubiza. Ujye uza ugaruka usure komanteri yawe urebe ko nagusubije, ariko nzajya nsoma inzozi zawe warose hanyuma mbite nzigusubiza muri komanteri. Imana yacu ikomeze ibane na, kuko hari n'abandi bantu bagiye barota inzozi zisa nazo, nabo bose bazajya barushaho gusobanukirwa cyane kurushaho. Ndetse nguko dushobora no kuba twahita tuzikorera ikiganiro kugira ngo n'abandi bose barusheho gusobanukirwa cyane kurushaho. Kandi niba wari uri hano udukurikiranye, ni byiza kusiga ikimenyetso cy'uko wari uhari. Ujya wakanda na ka like biba bisobanura ko ibintu byacu babikunze. Ibyo bidutera imbaraga byo kuba twasohora ibiganiro bindi byinshi cyane bisobanura inzozi kurushaho. Ineza y'Imana rero ikomeze ibabeho, ubuntu bw'Imana bukomeze bubazenguruke. Ikindi cya kabiri, reka nshimire abantu bose bakoze subscribe. Imana ibahe umugisha, neza y'Imana ikomeze ibabeho. Hanyuma n'abatarabikora namwe muhabwe umugisha, nta rubanza rwose, igihe nikigera namwe muzabikora. Reka nze dusobanukire inzozi, ubusobanuro bugera kuri 12 bwo kurota wambaye imyenda ya gisirikare. Ubusobanuro bwa mbere, niba warose wambaye imyenda ya gisirikare, icyo ni ikimenyetso cy'imbaraga ndetse n'ubutware. Imyenda ya gisirikare akenshi ibisobanura ibintu bigera kuri 3. Icya mbere, ibisobanura ubutware. 2, ibisobanura kwihagararaho. 3, ibisobanura kwiyumvamo imbaraga. Niba mu nzozi wumvaga ufite icyizere kandi wishimye, bishobora gusobanura ko witeguye guhangana n'ibibazo ibyo ari byo byose byaza mu buzima bwawe, n'ibigeragezo runaka na buri kibazo cyose cyaza mu buzima bwawe. Icyo ni ubusobanuro bwa mbere. Reka turebe ubusobanuro bwa kabiri. Uyu munsi ndashaka gukoresha iminota mike ducunguje by'umwete. Ubusobanuro bwa kabiri bisobanura disipurine ndetse n'inshingano. Igisirikare rero gifite amategeko n'imiyoborere ihamye. Inzozi zishobora kukwereka ko ukeneye gutunganya ubuzima bwawe mu buryo bwa disipurine, cyangwa se bigasobanura ko hari inshingano runaka ugiye gufata, hari urwego runaka rw'inshingano Imana igiye kukurobanurira gukora, ariko urwo rwego runaka ruzagusaba guhangana, cyangwa ko uri mu gihe gisaba, cyangwa se izo nzozi ukazirota gutyo ukambara imyambaro ya gisirikare, bigaragaza ko ugiye kwinjira mu gihe kigusaba gukomera ndetse no kwifata no kwirinda. Reka turebe ubusobanuro bwa 3 bwo kurota wambaye imyambaro ya gisirikare. Hanyuma reka mbibutse iki kintu, tugira amateraniro dusengera online. Ushaka kubana natwe utwandikira kuri nimero yacu iba muri description ya video, hanyuma tukaguha link ukaza ukabana natwe. Na amateraniro ya deliverance, amateraniro yo kubohoka, kubera ko inzozi zose twarose akenshi usanga ziba zifitanye isano na karande n'imivumo n'ibindi bitandukanye. Rero bitewe n'ikibazo cy'isengero, namwe murabizi, twahisemo guhurira n'Imana muri ubu buryo, kandi hose Imana iratugenderera. Imana ibera hose icyarimwe kandi ikora iby'imbaraga mu buryo butangaje. Ubwa 3 rero ni biba bisobanura kurwana n'ikibazo runaka. Yego,
Uburyo bwa gatatu, niba warose wambaye imyambaro ya gisirikare biba bisobanura kurwana n'ikibazo runaka. Mu mitekerereze, psychology, kwambara imyenda ya gisirikare bishobora gusobanura ibintu bigera kuri bitatu. Mu buryo bw'imitekerereze biba bisobanura intambara y'imbere mu mutima, intambara urwana nayo ariko intambara y'umwuka y'imbere mu mutima. Kabiri, biba bisobanura nanone guhangana n'ikibazo gikomeye. Gatatu, biba bisobanura kwirwanaho ku bantu cyangwa se kwirwanaho mu bihe bikugoye. Niba mu nzozi wari uri ku rugamba, bishobora gusobanura ko hari ikibazo uri kurwana nacyo mu buzima busanzwe, cyangwa se ko hari ikibazo ugiye kurwana nacyo mu buzima busanzwe. Ushobora kurota rero wambaye imyambaro ya gisirikare, bikaba bishobora gusobanura gushaka kugenzura ibintu. Imyenda ya gisirikare ishobora no kugaragaza icyifuzo cyo kugira ubuyobozi, ko ufite icyifuzo cyo kugira ubuyobozi, cyangwa se muri wowe ko ushaka kugenzura ibihe cyangwa abantu, cyangwa se ko wumva ushaka kugira ijambo rikomeye mu buzima bwawe. Ubusobanuro bwa gatanu, ushobora kurota imyambaro ya gisirikare kumva uri mu mabwiriza cyangwa igitutu. Niba mu nzozi wumvaga kuyambara uhatirwa, uremerewe cyangwa se utisanzure, ushobora kurota inzozi ariko ukumva uwambara imyambaro ya gisirikare ukumva urimo urayihatirwa kuyambara, cyangwa se waba uyambaye ukumva iyo myambaro nubwo uyambara ariko irakuremereye, cyangwa se ukumva nubwo uyambaye ariko ukumva yakubujije guhumeka, yakubujije ubwisanzure. Ibyo bisobanura iki rero? Bisobanura ko mu buzima bwawe wumva uri mu mabwiriza menshi, cyangwa se uri ku gitutu cyinshi runaka. Nubwo wenda uri mu bintu by'intambara ariko wirwana bitewe na pressure n'iki, ukabona nyine nta bundi buryo, nta bwinyagamburiro, n'ubundi amahitamo ufite gusa ari ugupfa kurwana, cyangwa se ari ugupfa gukora ibyo bintu, ariko muri wowe mo imbere atari uko ubikoze ngo ubutware, ahubwo ubikoze kuko nta yindi shuwa ufite. Reka turebe ubusobanuro bwa gatandatu. Ushobora kurota imyambaro ya gisirikare ariko bisobanura guhisha amarangamutima. Abasirikare bagaragaza gukomera no kutagaragaza intege nke. Izi nzozi nanone zishobora gusobanura ko hari amarangamutima runaka uhisha, ko wigira umunyembaraga ariko nyamara mo imbere ubizi neza ko uri umunyantege nke, cyangwa ko wiyereka abandi, cyangwa ko ukunda kwiyereka abandi nk'umuntu ukomeye kandi imbere nyamara uri umunyantege nke. Ushaka ari ukuntu umuntu aba ashaka kugaragaza ko ari igitangaza, ari igihangange, ariko nyamara mu by'ukuri nta n'icyo ari cyo, ari umunyantege nke. Reka turebe ubusobanuro bwa karindwi. Ushobora kurota wambara imyambaro ya gisirikare, nanone ari icyifuzo ufite cyo kurinda abandi. Imyenda ya gisirikare isobanura uburyo bishobora gusobanura ibintu bigera kuri bitatu. Bishobora gusobanura yuko hari uburyo wiyumva nk'umurinzi, cyangwa se ko hari icyifuzo ufite cyo kurinda umuryango cyangwa se inshuti, cyangwa kurinda inshuti, cyangwa se ko wumva ufite inshingano zo kwitangira abandi. Ibyo rero si igitangaza ko ushobora kurota wambaye imyambaro ya gisirikare. Reka nze turebe rero ubusobanuro bwa munani, kugerageza gucunguza uburyo umwete kugira ngo dukoreshe iminota mike. Imyenda ya gisirikare ishobora gusobanura ibintu nanone bigera kuri bitatu. Mu gihe ubu turi ku busobanuro bwa munani, kuko imyenda ya gisirikare ishobora kuba ikimenyetso cyo kwitegura ikizamini. Mu gihe cyo hari ibizamini runaka urimo kwitegura, ukabona urose wambaye imyambaro ya gisirikare, nanone ibi biba bishobora gusobanura ibintu bigera kuri bitatu. Biba bisobanura yuko ugiye guhura n'ikigeragezo, cyangwa se ko hari icyemezo gikomeye ugomba gufata, cyangwa nanone bisobanura icya gatatu, bivuga ko ubuzima bwawe burimo gutangira, burimo kwegereza icyiciro kigusaba gukomera. Rero iyo ushobora kubirota muri ubwo buryo,
ariko umutima wawe uba urimo kukubwira ati igihe cyo gukomera kirageze, tangira wige gukomera. Ubusobanuro bwa 9, ushobora kurota imyambaro ya gisirikare bw'uburyo bwo kwiyoboka no guhinduka umuntu mushya. Rimwe na rimwe imyenda ya gisirikare mu nzozi ushobora no gusobanura guhindura imyitwarire, kureka ubuzima bworoshye, guhindura imyitwarire cyangwa se kureka ubuzima bworoshye, uburyo wabagaho mu buryo bworoshye ubuzima, cyangwa se gutangira urugendo rushya rw'ubushishozi n'imbaraga. Muri make ni nk'ikimenyetso cy'impinduka y'imiterere, ni nk'ikimenyetso cy'impinduka y'imiterere. Reka turebe ubusobanuro bwa 10. Twari turi ku busobanuro bwa 9. Ubusobanuro ni ukwibaka no guhinduka umuntu mushya. Ibyo twabivuze, guhindura imyiterere, kureka ubuzima bworoshye, ni nk'ikimenyetso cy'impinduka n'imiterere, character information. So nanone ushobora kurota wambara imyambaro ya gisirikare, ari ubusobanuro bwo gukumira ibikubabaza. Abantu bambara imyambaro ya gisirikare bagaragaza gukomera no kutagaragaza intege nke. Izi nzozi zishobora kugaragaza ko wubaka urukuta rwo kwirinda kubabara, utinya cyangwa se kurimo gutinya kongera kubabazwa, cyangwa ko wiyemeje kutongera kugaragaza intege nke. Niba wari wagaragazaga intege nke, ugiye utangira kwiga kutagaragaza intege nke. Ubusobanuro bwa 10 ni ugukumira ibikubabaza, kubera ko ushobora kubirota gutyo ariko bivuze ibintu bitatu. Biba bivuze bisobanura yuko niba wambaye imyambaro ya gisirikare ko urimo wubaka urukuta rwo kwirinda kubabara, cyangwa se kurimo gutinya kongera kubabazwa. Nanone niba warigeze ubabazwa, ko nanone uri gushyiraho self defense yo kwanga kongera kubabazwa, cyangwa se ko wiyemeje kutongera nanone kugaragaza intege nke niba wajya kugaragaza intege nke. Reka turebe ubusobanuro bwa 11, icyifuzo cyo kubahwa ndetse no kumvwa. Ushobora kurota imyambaro ya gisirikare ariko ari icyifuzo ufite muri wowe cyo kubahwa ndetse no kumvwa. Imyenda ya gisirikare ihabwa icyubahiro. Inzozi rero zishobora gusobanurwa ko wifuza ko ijambo ryawe ryumvwa, ushaka kubahwa cyangwa kumva, cyangwa ko kumva agaciro, cyangwa se wowe ko wumva ufite agaciro mu muryango cyangwa se mu kazi. Turebe ubusobanuro bwa 12 kugira ngo tugere ku musozo. Kurota imyambaro ya gisirikare nanone bishobora gusobanura impinduka mu buzima bwo mu mwuka. Mu rwego rw'umwuka, imyenda ya gisirikare ishobora gusobanura urugamba rwo mu mwuka, kurwanya se ibitekerezo bibi cyangwa kwiyubaka mu mbaraga z'imbere z'umutima. Ni ng'urugamba rwo kwiteza imbere no gutsinda intege nke. Niba urose wambaye imyambaro ya gisirikare, ibyo niko bisobanura. Ndabashimira rero mwese mwari mudukurikiranye, hanyuma mbararikira kuzakurikirana n'ikindi kiganiro gikurikiyeho. Ndabakunda, Imana ikabakunda cyane kurushaho. Shalom.